wabaye iki cyane ihore akahe kabazo ufite mani ufite ikibazo ahubwo ninureba nawe barananyica niba icyo wakoze se kandi noneho mani sikinagoye cyane ariko ndebye nabi bananyica ni ideni ufite muri leta umva nawe da ideni rya leta se ryatuma ahubwo bakwica mani none se ni wanateza ahubwo ni ikihe kibazo ufite mani niba nakinkemura simbizi mani hari umutipe nyine mfite turiya zimwe ako kuzibona byangora magasa amafaranga 300 niyo yonyine ufite ikibazo nawe da bakwereka ikibazo mfite ubu nazubaye ubwo ninde nande bari gushaka kugufata Sadibonya nta kibazo bafite mani 300 nta birenze ako buraza wiwe nta kibazo afite ako Sadibonya ahubwo yari kubaterera reka wana nibaza ndababwira ko udahari aho wamvuga utuye umutima ubwo wowe ikintu ukora nibaza wowe babwiye ko ndahari ubwo dete twicira isheni gutya turahita tugenda ndababwira ko maze ukwezi utagera mu rugo mani aho ni sawa nta kibazo turababwira bimeze neza tu sawa nabo ibyangu se shantani cyane umuntu ayibereho byambaye neza ugiye kungura agacupa shanta agacupa man cyakura naguze aga telefone ejo bundi wenda ukaba wagiteza uzi ko nanjye twajya mfite ibiceri byanjye ibyo biceri se sha twabyongera tukara ko umuntu yabona agacupa nzire nimba ariko ndabona ari umwimerere badukaraga ngahe se oh no ndetse yonyine man turasa no kwa padiri turebe ko ari ikintu tumara kugura yo turebe ko wenda agiye cyatumari twirasiro tujye kureba twagenda bapfa kuza upfa kumbwira mani batangira nta kibazo amafaranga yabagiyemo gute hakoze ubwo ibyo nibyo yambaza abantu bebe ko umuntu agira ideni nyine ubwo ni iki wari ugiye kugura ku buryo bajya bahora bagufata mani byihorere buriya nanjye biba byancanze reka ntukavuge gutyo wari ugiye kugura telefone none wari ugiye kuyagira ute we ntubizi ibibazo ko biba byabaye nkashira reka wana ntugakabye kiriya kijama turakibona wakintu cyane twabara kukibona cyaba cyaragiye ndikubona tugiye no kwagera musaza reka tugereho turebe ko twamuvuna mu mugini burazasha none tugiye kumurya mbushitu uvuze ngo yaducika maniga cya urabona yaducika kwe urabona tuhageze tu bo baje wajya ukareba kanze njye kureba ko ari bo mani wowe guma aho ngaho ndababwira ko udahari sha padiri yagiye he mani ntabwo mbizi ndakere sha wageka kwirengagiza mani padiri wasanga kandi ubahari ntawe uhari mani ubusige amaze yagiye ukwezi kose nanjye ntabwo nkimubona kwezi kose se sha waba utunzwe n'iki kweri nanjye nyine ubwo nukomeze mani arahari utubere ntawe uhari mani buse nakubere sha rero nimba ntawe uhari reka twigendere masanze ntawe uhari buraza we ntari nimba unatubeshye reka twicomokere si byose reka tube twicomokeye mani nta kibazo yaribo mani bagiye ariko mbabwiye ko umaze ukwezi utari mu rugo mani ari amafaranga none yakura icyiza rero ni uko twabacika tukava hano ukababwira sibyo we ikintu ugiye kumfasha ni kimwe ni ukwigendera tukaba tuvuye aha ngaha nibura tukarakubwakira nta kibazo reka tubacike wa ntari tugende mani tubacike bari abahungu gusa mani ntibaje ntabwo baraza mani bagiye wa tugende tubacike twicikire twigendere kamurebere batagufata mani baje mani kubasa zirahenda
uriya ntabwo ari w'ikigurura ntaba arimo mwana ubona ntaba ari ugendeye ntacyo ntaba arimo narebye ntaba arimo hano hose naharebye sha turaje tukinyate rwose turaje aha turaje ibihungu ntibinyicara ariko ndabona byagiye meze neza musaza nuko mumufata ubwaje sinaje ukambwira ngo washize ukwezi ataraza none ko mubonye ubu tuvugana none hani akigera ndetse hari n'iminsi ibiri ishize ubu niki gitumye mfata gutya koko sha mani ngabo turuwasa bwanjye turuwasa zawe sinazirengagije ariko sindazibona ese mani ko nahengeye kugurura muhonga akantu igikava yambwiye ko badukubita desu ubwo se ndongera ahe nguye umva kandi reka mbabwire rero sibyo nanjye rero hari umuntu nyine naba ncungiyeho wenda niba namubona akanguza simbizi ndakerera yaragufite angahe se cyangwa uramuguza angahe ngenda muguza iryo cupa ntiturisangiye turarangizanya nawe ngenda muguza turangizanye nawe se we koko ubu ngubu ako se ntabwo mwavuga munamurekuye mukareka kugomeza mumufashe afite amanyanga menshi reka niyicara hasi mbafitiye reka niyicara hasi nje nta manyanga afite urumva wenda kurantari masanzire nawe witonde we ntari undekuye ntari bi rwose amafaranga ye nayaguha twajya kureba uwo muhungu se byibura kaduka mani nta kubacika ushatse kuducika nakubonye wowe nyine nta kubacika reka twumvikane mani dore ngura namubonye mani mundekure ndeye ko hari icyo yafashe mani wafashije garafure salama kiyufu neza tu cyagiyufu rwose ugira umufashe cyo gusenga byagenze noneho kifagize ikigufasha mani gusa ndi kubona nje mpagaze ahanishimye mwana byagenze mani iki gihungu kimfite turuwasi jihorere mani tuwasi mani barafite mani turuwasi arimo ako nyine sindayabona hagize icyo umfasha mani ukankura aha ngaha yewe ushaka ngufashe ubuse we hari icyo utumva mani wamfashije nyine okay mumureke mufashe uze mpagaze ahanishimye mufashe aho uraba ukoze mani ushaka ngufashe uri inshuti yanjye mani ndabizi nibwo tubanza tubyigwa sibyo ntari Jesus is Lord. umfashe kuruko ni gagarafure se mani wayitonze ushaka ngufashe nese uko ni kwamfasha ushaka ngumufashe yansabye kumufasha yansabye kumufasha sibyo mani yansabye kumufasha umva nyine inshuti yanjye wowe bataramo ubuceri bwanjye none ngo ngwe nande Arega amafaranga yacu mani ibyo bintu ndabirambiwe nuko se mubonye ko nyine munde kure mbishyure ntari nicyo nagufashaga ubundi cara ntakindi ubundi cara ubu se ndicara mwaziritse cara cyo nyine ubu se ndicara mwaziritse nicare we masanzire we ntabyo uri kutubwira nicare cyane cyo kwicara umva mane ka ngo amakuru icara umva nyine nzitura ngo amakuru tiba hoya afite amakuru meza ajyaga yambwira banza wicare mane ka ngo amakuru rero werekanya guhe uyumve ngo yambwire we ndagwa wanzituye gusa nagucika aha kanze ndebe aho kuzitura nibyo ra mane nzitura ngo amakuru uza kuzaba ibintu byo kwirukanga wowe amakuru ndagwa wanzituye awa ntari ndabona cye cyana gukomeje rero ntwari kuducika bireka ijosi rye ndikumva sha wende wari no kuducika gusa ntuva huri umva rero ngo amakuru